y'ubumwe ngo natwe turi hano twishimira ibyo twagezeho nk'abanyarwanda. Nyuma y'ubwigenge umuganura wongeye kwizihizwa tariki ya 2 Kanama buri mwaka, ariko ibirori byari bisanzwe bitandukanye n'ibya kera. Ari nabyo kare Vore Tuyisenge yavugaga, arabazi ko umuganura ku itariki ya 2 Kanama, ariko ntabwo ari byo, ahubwo muri 2011 umuganura mu Rwanda wizihizwa buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama buri mwaka. Barakoze cyane. Mu 2011 rero umuganura wongeye gusubizwa agaciro na guverinoma y'u Rwanda. Tuboneyeho no gushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yagaruye agaciro k'umuganura, kuko twasanze umuganura ubumbatiye ufite amateka magari cyane. Ariko tugiye kubabwira ibihe bitanu byaranze umuganura. Mu kinyejana cya 11, abatari bubisobanukirwe, ni mu mwaka w'1100, umuganura watangiye kwizihizwa ku ngoma y'umwami Gihanga Ngoma Ijana. 1510 kugeza 1543 umuganura wongeye guhabwa imbaraga na Ruganzu wa kabiri Ndoli. Nyuma y'imyaka 11 abanyabungo barakuyeho imihango yose yari ikomeye mu Rwanda rw'icyo gihe. Kumanzi mu 1925 igihe cy'abakoloni, umuganura waciwe n'abakoloni b'Ababiligi. twibukiranye ko mbere yaho, mbere y'intambara ya mbere y'isi, bakolonizwaga n'Abadage, ariko nyuma y'intambara ya mbere y'isi Ababiligi aribo baza kudukoloniza. Kamanzi abakoloni